azabaza ntitwanuye mu izina ryawe ntitwakoze ibitangaza mu izina ryawe ntitwavuze ubutumwa mu izina ryawe nawe azaberurira ati nimubibere mwahoze zibi bimwe kuko batakoze icyo data wo mu ijuru ashaka icyo data wo mu ijuru ashaka ni ikihe rero Yohana 6:40 nuko umuntu wese witegereza Yesu Kristo akamwizera ahita ahabwa ubugingo buhoraho nawe azamuzure ku munsi w'imperuka nguwo muntu utari Antikristo umuhano w'abinyoma rero ni Satani azaza akorere mu muntu kandi akorera n'ubundi mu bantu bakaza wa mwuka bukora wa Antikristo ngarakora mu buryo bw'amayoberane bw'amayoberane n'ubuwe nukuza kwigisha Kristo ari gutemera Kristo kuvuga ngo nimugende mwihana ibyaha nibwo muzakizwa mukuneza neza nibwo muzakizwa nukuza ugakora ibitangaza ari gutemera Kristo abantu benshi rero bigisha ibya Kristo ariko bita intumwa nkatwo ariko ari ba Antikristo iteko ry'Imana niri ryonyine nukwizera umwana wawo Yesu Kristo mugakundana nibyo nta kindi turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu mwe mudukurikira kuri channel Ijuruntirikorerwa TV ndetse no ku zindi platform tutangiraho ubutumwa bwiza yaba ari kuri TikTok, Instagram na Facebook aho naho ni ku Ijuruntirikorerwa TV. Turabasuhuje kandi tubashimira ko mugaragaza ko turi kumwe mu biganiro, mukomeze mutwandikire, mukomeze mutuganirize, mukomeze mutwunganire, mukomeze mubane natwe, musangize ubutumwa bwacu abandi, mukande subscribe kugira ngo dukomeze kuba in touch, ntihagire ikiganiro kibacika. Inkunga yanyu turayibashimiye, ariko cyane turashimira Imana yidushoboza kugira ngo ibiganiro by'uburyo butari bumwe bibagereho, bifite byinshi bikomeza guhishura ku murimo Imana yadukoreye muri Kristo, ukaba umurimo ukize ukungahaye ku buzima bw'uburyo butari bumwe umuntu akeneye, yaba ari hano mu isi ndetse no mu gihe kizaza. Nk'uko mubibona nanone kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa utari mushya mu kiganiro cyangwa mu biganiro byacu, ariko kuva tamuzi turagira ngo abibwire, ndetse no kuva muzi turagira ngo yongere abasuhuze kugira ngo twinjire mu kiganiro twamenyanye, hanyuma ajye yaduha itekero Imana yashyize ku mutima we. Ni karibu mwene data, dusuhuze, suhuza abadukurikiye, kandi ni karibu rwose wisanzure tuganirire. Murakoze cyane, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Ntahutamusanga Protais, umunyabugingo wa munyabugingo urazwa ubugingo abera twataramye. Amen. Nkaba ndi umukiranutsi imbere y'Imana, bikesha kwizera gucungwa n'amaraso Yesu Kristo, kuko nashatse gukiranuka nkora ibyiza nkuko bajyaga babimbwira ngo nakora ibyiza nkakiranuka, nasaze ntagira gukiranuka kw'Imana, ahubwo nakiri gukiranuka kw'Imana naheshejwe no kwizera amaraso Yesu Kristo. Amen. Ikindi ndi muvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza buhishura gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Yego rwose. Nibyo uravuze uti ndamuvuga ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza mvuga ni ubutumwa buhishura gukiranuka kuva ku Mana, guheshwa no kwizera kugakomezwa no kwizera. Jya mbere rero mu by'ukuri uduhe ibyo Imana yagushyize ku mutima uyu munsi. Nkuko nari mbivuze, ubutumwa bwiza no uhishura gukiranuka kuva ku Mana. Ndagira ngo nse nusobanuraho gake abantu babyumve, kuko hari abandi bigisha ukundi gukiranuka. Yego. Kuko Imana yavuze gukiranuka guturuka ku mategeko, ariko inava gukiranuka guturuka ku kwizera. Yego. Tubibona mu Baroma 10. No tubona ko hariho gukiranuka guturuka ku mategeko, nubwo abantu batagushoboye. Yego. Ariko noneho hariho no gukiranuka guturuka ku kwizera, kugira kuti uwizera abaye intungane, abonye kwizera ibyo Yesu yakoze bikugira
umukiranutsi. Hanyuma kubyatura ukabibwira abandi bikagutera gukizwa. Ibyo rero byagiye kubaho bitewe n'uko umwana w'umuntu Imana yamuremye, yamara kumurema ikamuha kuba mu busitani cyangwa se mu ngobyi, ikamutegeka kutarya ku giti cy'icyaha kimwe ikiza n'ikibi. Byarangiye ku giti cy'ubwenge, igiti cy'ubwenge Imana yamubuje kurya ku giti cy'ubwenge umenyesha ikiza n'ikibi. Hanyuma irangije imuremera umufasha umukwiriye. Hanyuma inzoka izagushuka umufasha, arya kuri cya giti, arasoroma, ararambura ibiganza, asoroma kuri cya giti ararya, yumva biraryoshye. Aha n'umugabo we bari kumwe, kuko Imana itabeshya yavuze ngo umunsi wakira no gupfa uzapfa, umunsi wariye ku giti cy'ubwenge umenyesha ikiza n'icyo no gupfa uzapfa. Uwo muntu yahise apfa. Niyo mpamvu na Yesu yabyeruye abyandikira igihe Luka yari yabyanditse arabisobanura, igihe yavuze ngo nimureke abapfuye bajye kwihambira abapfuye babo. Ni igihe bakerekaza ko umuntu amaze gukora icyaha yari apfuye. Ubwo rero ikintu umuntu we cyose yakora aturuka kuri Adamu wariye icyaha akacyakira mu mubiri we, akabyara abantu bafite icyaha mu mubiri wabo, ntago cyamukuraho icyaha kuko icyaha kiri mu mubiri wabo. Ntibishoboka. Ubwo ariko aho ruvuze ku rupfu, ubwo bivuze ko umunyabyaha wese ubwo abapfuye. Umunyabyaha, umuntu wese uvuka kuri Adamu avuka apfuye, agapfa apfuye, ndetse hari n'urundi rupfu rumutegereje rwo kuzapfa by'iteka ryose. Urwo rupfu rwa kabiri rumeze gute? Urupfu rwa mbere ni ukuba umuntu atagifite ubwiza bw'Imana, atagisa n'Imana, akaba asa n'igitaka. Kuko Imana muri Itangiriro 3:17 Imana yaje kureba umuntu ngo uri umukungugu, umukungu ni muzasubira. Ubwo nubwo rupfu umuntu yapfuye ko kuba ari umukungugu adafite ubumana. Ariko noneho ubwo yatandukanye n'ubumana burundu. Noneho kugira ngo umuntu agire ubuzima nuko yasubirana ubumana. Yesu rero yaje guca inzira yo kugira ngo umuntu asubirane ubumana kandi agire ubumana by'iteka ryose. Nyamara yanavuze yuko yabihishuriye Yohana mu byahishuwe ko hariho urundi rupfu rwa kabiri. Ntabwo Adamu yahanwe urupfu rumwe gusa, yahanwe igihano cy'urupfu rwose rubaho. Urwo rupfu rwa kabiri ngo rwitwa kujya ahantu umuntu azarira akarira agahora ahekenya amenyo iteka ku manywa na ninjira babazwa. Mbega urupfu rwa kabiri runateye n'ubwoba, abantu bakabaye bahunga. Nibyo. Ariko abantu bahumure. Bahumure, Yesu yaraje. Abahanuzi bose barabihameje ko azaza. Yaraje abambwa ku giti kugira ngo uwizera ko yamubambiwe azira ibyaha bye wese abaye intungane, habwa ubugingo buhoraho bwa bundi umuntu yabuze, ndetse nta n'icyaha azabazwa, kuko yavuze ngo umwizera ntacibwaho iteka. Nta cyaha yabazwa. Icyo umuntu asabwa ni ukumwizera, ariko utamwizera we aciriweho iteka. Nta n'ikindi cyaha umuntu abazwa. Iyo utamwizeye byose yabikubarwaho kuko wanze kwemera ko bakubambiwe. Ariko iyo wizeye Yesu byose nta byaha uba ufite, niko kubarirwa ku iteka ryose. Ikibazo se ko abantu bavuga ko bamwizera ariko bagakomeza kumva ari abanyabyaha. Impamvu ari abanyabyaha nuko bizeye nabi. Bizeye Yesu ukora ibitangaza. Ariko uwo mugambi ni wa Antikristo. Uwo ni umugambi wa Antikristo wo kubwira abantu ngo nibizere Yesu ariko akomeze bitwa abanyabyaha. Ahubwo ngo ngize amahirwe yo kugira ngo umuntu umwanya wo gusobanura Antikristo ni iki. Nibyo sobanurira abatwumva. Antikristo abantu bamwibajijeho, bibaza ku bintu byinshi, bamuhanura ukuntu kwinshi, ariko Antikristo ibintu bavuga usanga bidahura n'ijambo ry'Imana. Reka mbere uko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo turebye mu ijambo ry'Imana mu byanditswe byera, nta wundi muntu wavuze kuri Antikristo usibye Yohana. Muzarebe mu byanditswe muzasanga wavuze Antikristo akamusobanura ni Yohana. Yohana rero mu rwandiko rwa mbere yanditse mu gice cya kabiri yavuze ibya Antikristo. Yandikiye abana bato arababwira ati, bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi. Ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe
icyakora ntibari abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose simbandikiye ko mutazi ukuri ahubwo nuko mukuzi kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri 22 ho navuze dukomereza mbese umuhanura w'inyuma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo uhakana data wa twese n'umwana we niwe Antikristo umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite se uwemera uwo mwana niwe ufite se aha rero ni amagambo rwose asobanutse ahubwo abajya kuwigisha ibindi bigisha ibyo bihimbiye hano Yohana watoranyijwe na Kristo akaba intumwa ye ndetse akageza naho amuhishura n'ibyahishuwe urumva ko yari umutoni rwose ku Mana yaje rero n'ubundi kugaragaza muri bimwe bitanditswe muri bwa butumwa bwanditswe na Mariko na Matayo na Yohana n'iki ahubwo ariko Kristo yagiye ababwira avuga ngo rero mwumvise ko Antikristo azaza ibyo ni ibintu Yesu yababwiye ariko abandi ntago babyandikishije nawe yibutse kubyandika yandika urwandiko mwumvise ko Antikristo azaza ubu yari inkuru mbese yamamaye yuko n'ubundi byari byaramamaye yuko byari byaravuzwe na Kristo nubwo atari yarabyanditse nubwo batabyanditse mu bari banditse ubutumwa bwiza noneho rero ngo mumenye yuko hamaze kwaduka Antikristo benshi icyo gihe yavuga ko Antikristo bamaze kwaduka akari nacyo kimenyetso kigaragaza ko igihe cy'imperuka gisohoye ndagira ngo abantu bamenye yuko igihe cy'imperuka cyarasohoye ntibazategereza ikindi cyarasohoye ko ibyo byavuzwe hashize igihe kinini cyane hanyuma yaje gusobanura ngo Antikristo ninde rero yabanje gusobanura umuhanura w'inyoma kuko Antikristo akorana n'umuhanura w'inyoma ari we yanzoka ya kera na kare ngo mbese umuhanura w'inyoma ninde ngo keretse uhakana ko Yesu atari Kristo aya magambo tuyumve neza ntabwo tujya kure y'aya magambo Antikristo ninde ni umuntu wese uhakana ko Yesu atari Kristo kandi Kristo yarahanuwe yahanuwe na Daniyeli kazaza agaca ibyaha uhakana ko Yesu ataciye ibyaha wavuze ko atari Kristo nibyo kazaza agakuraho ibyaha uhakana ko ibyaha bitavuyeho abari Antikristo kazaza akaba impongano yo gukiranirwa hakaza gukiranuka kwiteka uvuga ko hariho gukiranirwa ntagaragaze gukiranukaho kuri nawe uwo niwe uhakana uvuga ko Yesu atari Kristo ubwo rero babivuga mu buryo bwinshi butandukanye Kristo twabonye ko yaje yitwa Mesiya ariko na Gaburiyeli yahanuye yuko ngo azaza agakiza abantu be ibyaha byabo n'umukiza Kristo n'umukiza ndetse tukabona yuko ahantu henshi barabivuga muri Efeso gice cya mbere bavuga yuko ngo niwe wabaye incungu yacu kubw'amaraso ye niwe wabaye incungu yacu kubera amaraso ye kwizera amaraso ye nibyo bihesha gukiranuka ubwo mbe nsuje cya kibazo kivuga yuko ese ko abantu bavuga ko bizera ese koko bizera koko bazajya mu ijuru uwizera ko yacunguye n'amaraso ye niwe uzajya mu ijuru naho uvuga ngo yizera Yesu yewe uko n'ukwizera kw'amadayimoni n'ukwizera kwa Antikristo nibyo biranditse muri Yakobo 2 umurongo wenda mwaza kureba aho bavuga bati ese wizera Imana ibyo nibyo n'abadayimoni ariko n'abadayimoni bizera Imana bagahindishwa n'umushitsi imbere yayo umuntu wese wizera Imana ariko agora hinda umushitsi ngo nzaribuka ngo nzajye mu muriro Yakobo 2 umurongo wa 19 numvaga 19 nininze kuhavuga ntabanje kwasoma yuko Imana ari mwe rukumbi ibyo ni byiza ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda n'imishyitsi ubwo rero umuntu wizera Imana yajya guhanura agahinda umushyitsi yajya kuvuga agahinda umushyitsi agatera ubwoba abantu uwo ngo ni Antikristo uwo ngo nubwo yizera Imana nubwo yizera Yesu yizera Yesu
agomba gukorera, ubwo ni Yesu wundi. Abakore no 2:11 avuga ko abantu bizera Yesu wundi utaratanze kubonera ushaka abantu babonera. Ntabwo mvuze ko abantu batabonera, aho kubonera ko umuntu ntibyahesha ijuru, ahubwo kubonera bibonera ababoneye. Ugomba kubanza ukabonera uheshejwe no kubonera kwa Kristo. Ubwo icyo kibazo igisubizo kirabonetse. Nibyo rwose. Ubwo rero Antikristo ni umuntu wese uhakana ko Yesu atari Kristo, kandi Kristo turabona ko ari umucunguzi, niyo waducunguye, ducungujwe n'amaraso ye. Yego rwose. Aho twayibonye ku Efeso hababivuze, ariko no mu Bakolosayi 1:14 ba mbere 1:14 no harabivuga. Yego. Nkuko tuvuze na Efeso 1:7 harabivuga. Hagasobanura yuko Yesu ari wabaye incungu yacu. Yego. Ndetse n'Abaroma 3:25 avuga ko hariho gukiranuka kwahishuwe. Yego. Ubwo rero kwahishuwe ni ugukiranuka guhesha uwizera Yesu Kristo abiheshejwe no kwizera amaraso ye, niko 25 havuga. Ubwo rero abizera Yesu gutyo gusa ngo Yesu iradupfiriye, ariko ntibemere ko amaraso ye yabamazeho ibyaha, ntibemere ko ibyaha byo byakuweho, abo ngo nta no kwizera bafite kuzima, no kwizera kw'abadayimoni. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana, tudaciye ku ruhande, tutagize itoro cyangwa izindi tubogamiraho, ubwo tubogamiye ku byo Yesu yavuze. Nibyo rwose. Ubwo numva Antikristo arimo agenda asobanuka. Hanyuma ya magambo 22:23 ntago ari ibintu rwose bisaba kujya gusoma ibyanditswe byinshi. Yego. 22 bavuze ngo uhakana Yesu ko atari Kristo, uhakana ko Yesu atari umucunguzi, uhakana ko atamucunguye ibyaha, ko Kristo uvuga umucunguzi. Yego. Nkuko Daniel yabivuze. Yego. Ngo uhakana data wa twese, icyo nacyo ni ikindi. Umuntu wese uhakana data wa twese, uwabyaye ababyawe nawe. Yavuze data wa twese ni data wabo yabyaye. Yego. Ntago ari data w'abantu batabyawe. Yego. Uhakana data wabyaye ari we data wa twese. Ubwo mbese utarabonye ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, kutaba umwana w'Imana ubwabyo ni uguhakana data wa twese. Ugomba kumenya ko umwana w'Imana uheshwa no kwizera ko Yesu yagucunguye ibyaha byawe byose, ubiheshejwe no kwizera amaraso ye. Ubwo nibwo uvuye mu ruzitiro rwa Antikristo, ahubwo ugiye mu bakristo. Ubwo niwe mukristo. Umukristo wese yemera data wa twese, aba yarabyawe nawe nyine. Ngo nanone ngo uhakana umwana we nawe ni Antikristo. Mbese Antikristo ni umuntu uhakana ko Yesu yabaye umwana aje gupfira abantu kugira ngo abacungure ibyaha byabo. Ubwo hari ibimenyetso bibaranga. Noneho Antikristo nanone ni umuntu uhakana ko data yabyaye Kristo, ndetse kugira ngo Kristo atugire data wa twese. Ubwo niwe Antikristo. Rero 23 ngo umuntu wese uhakana uwo mwana kugira ngo Kristo atugire aba data wa twese, kugira ngo Kristo atugire aba data wa twese. Kristo yadupfiriye kugira ngo umwizera abe mwene se, kuko avuga ku Mana, hanyuma nawe Imana imubere data wa twese. Twese bande abemeye Yesu Kristo. Icyo kirasobanutse. Uhakana rero, umuntu wese uhakana uwo mwana afite se. Nibyo. Niwe yavuze ko ngo nibatamwemera ngo nta nubwo azabemera imbere ya se. Uwemera uwo mwana ni ufite se. Uwo mwana tumwemeraho iki? Twemera yuko Yesu yapfuye azira ibyaha byacu. Ubwo yasize ibyaha byacu rero, twemera ko yamaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, nkuko Abaheburayo 1:3 habivuga. Utemera ibyo rero niwe Antikristo. Nibyo. Kuko hari benshi baza bigisha Kristo ukundi. Nkuko muzabisoma. Bakora no 2. Bigisha Yesu ukundi. Ndetse bavuga ko baba bari intumwa kimwe natwe, ko bavuga ubutumwa kimwe natwe, bakiyoberanya, bakavuga mu izina rya Yesu, ariko Yesu irabivuze. Mateyo 7:21 yavuze yuko abavuga ngo mwami mwami uhora bamamaza Kristo, bamamaza umwami atari bafite umwami bw'Imana, ngo yikitse ukuri ibyo data wo mu ijuru ashaka. 23 noneho bene bavuga ngo mwami mwami bavuga Yesu Kristo, bavuga ko bizeye. Azabaza bati ntitwahanuye mu izina ryawe, ntitwakoze ibitangaza mu izina ryawe, ntitwavuze ubutumwa mu izina ryawe? Nawe azaberurira ati numubire mwahoze zibi bimwe, kuko batakoze icyo data wo mu ijuru ashaka. Icyo data wo mu ijuru ashaka ni ikihe rero? Yohana 6:40 ni uko umuntu wese witegereza Yesu Kristo akamwizera ahita ahabwa ubugingo buhoraho, nawe azamuzure ku munsi w'imperuka. Nguwo muntu utari Antikristo. Umuntu wese utizera ko Yesu yamuhaye ubugingo ngo azamuzure ku munsi w'imperuka,
akigisha indi nyigisho, uwo muntu nta nubwo dukwiye no kumwakira. Yohana yaramwiyamye mu rwandiko rwa 2 rwa Yohana yaramwiyamye. Abayobya umurongo wa 7 duhere ku wa 6. Urukundo uru ni rwo rukundo, nuko tugenda dukurikiza amategeko ye. Itegeko ry'Imana ngiri nuko tugendera mu rukundo nkuko mwigishijwe uhereye mbere na mbere. Kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Kuvuga atyo niwe uyobya kandi niwe Antikristo. Ubu ni ubundi buryo bwo guhakana Kristo. Guhakana ko Kristo yaje afite umubiri nabwo ni uburyo bwo kuvuga yuko bwo guhakana ko Kristo yabaye igitambo ko ibyaha byawe yabisize, niho yatwaye ibyaha byacu. Niyo wavuga ngo Kristo yapfuye yaraje yambara umubiri, ariko ntuvuge ko uwo mubiri yatwaye ibyaha byacu, ubundi uvuze ko nta mubiri yari afite. Buryo uvuze ko yari afite umubiri udafite umumaro, ariko uvuze ko uwo mubiri ari wowe yaducunguriyemo, nubwo uvuze ko nubwo ubaye umukristo uwemera Kristo. Nta bandi rero utemera Kristo wese na Antikristo. Hanyuma rero yasobanuye neza ngo umuntu wese urengaho ku murongo wa 9 ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana. Kristo yigishije ngo iki? Yigishije ngo kuko Imana yakunze nkuko yamanitse inzoka mu butayu wirebye agakira, niko umwana w'umuntu akwiriye nawe kumaniwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka azahabwa ubugingo buharaho, ahabwa ubugingo buharaho. Kuko Imana yakunze abo mwisi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, umwizera wese atarimbuka ahabwa ubugingo buharaho. Ubwo rero utemera iyo nyigisho ntafite Imana. Rero uwo muntu naza ntavuge ibyo Kristo yigishije, uwo ntafite Imana. Naho uguma mu byo Kristo yigishije niwe ufite data, ni nawe ufite umwana we. Kandi twabonye ko umuntu udafite data n'udafite umwana we ni Antikristo. Bakora mu buryo butangaje. Rero Antikristo ni uwo muntu wese utemera ko Kristo yamucunguye ibyaha bye byose. Hanyuma se umuhanuzi w'ibinyoma akaba nde? Umuhanuzi w'ibinyoma Yesu yabivuzeho Mateyo 24:24, bazaza biyita Kristo n'abahanuzi w'ibinyoma, bazakora n'ibitangaza ngo ndetse ngo byinshi. N'abantu baza bitwaje ibitangaza, n'abantu baza bashaka indamu bagakora ibitangaza ngo baravuga Kristo. Uwo ni umuhanuzi w'ibinyoma. Rero mu Batesalonike 2 ba 2 igice cya 2 umurongo wa 12 harabisobanura. Nguwo ngo azaba ari umugome, igituma ngo atagaragara no kugira ngo azahishurwe igihe cye kigeze. Nguwo rero ngakora mu buryo bw'amayoberane. Uwo muhanuzi w'ibinyoma kandi se w'ibinyoma tubona ko Yesu bivuze muri Yohane igice cya 8 ngo umuntu wese utemera ibya Kristo, utemera umwana nkuko Abrahamu yamwemeye, nguwo akomoka kuri Satani, kandi nguwo wose ngo niwe se w'ibinyoma. Umuhanuzi w'ibinyoma rero ni Satani, azaza akorere mu muntu kandi akorera n'ubundi mu bantu, bakaza wa mwuka bukora wa Antikristo ngarakora mu buryo bw'amayoberane. Bw'amayoberane n'ubuwe nukuza kwigisha Kristo ariko utemera Kristo. Uvuga ngo nimugende mwihana ibyaha nibwo muzakizwa, neza nibwo muzakizwa. Nukuza ugakora ibitangaza ariko utemera Kristo. Abantu benshi rero bigisha ibya Kristo ariko bita intumwa nkatwo ariko ari Antikristo, ari abahanura b'inyoma. Ubone muhanura b'inyoma ni umuntu wese ngo ngo Imana yemeye yuko uwo muhanura b'inyoma azagakora kugira ngo abatemeye ko no kuri turi kuvuga ukuri guhuye n'ijambo ry'Imana kudashingiye ku idini, kudashingiye ku itorero ryari ryo ryose, ahubwo ku itorero ry'Imana. Uwo nguwo kuko yanze kwemera ukuri ngo azarimbuke, kuko azira ko yanze kwemera ukuri. Nuko umuhanuzi w'inyoma yaje Imana ikanabyemera, yemeye ko umuntu akora ibitangaza mu izina rya Yesu, kuko yanze kwemera ukuri, ibyo biraba. Nguko no gukora ko amuyoberane ngo Imana yemeye ko kuba. Ubwo nuwo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Rero numujya kwina umuhanuzi w'ibinyoma uzumva uwo nguwo, kugira ngo abanze kwizera ukuri bakishimira gukiranirwa, bacirweho urubanza iteka, bacirweho iteka, bakomeze bazubarire mu bitangaza, ubundi bacirweho iteka. Uwo murimo rero n'umurimo wa Shitani, kubera yuko ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, ngo yicaye iburyo bw'Imana Data. Uzi icyakurikiyeho? Ibyahishuwe 12. Hahise haba intambara mu ijuru. Habaye intambara mu ijuru. Abamarayika Satani n'abamarayika be barwana, bateza intambara mu ijuru. Hamwe ko baraneshwa. Bamaze kuneshwa ngo
ahita ajugunywa mu isi ngo ajye koreka isi. Koreka isi rero n'uwo mwuka wa Antikristo uri ukora mu muhanura b'inyoma. Rero yaje koreka isi, araza akabwira abantu mu izina rya Yesu ngo ngo muragiye muri kuko mwakoze ibyaha, ko muri gukora ibyaha murajya mu muriro. Ntago yerekana inzira kujya mu ijuru. Abo bantu bagahora batitiza, abatera ubwoba, bagahora bavuga mu ndimi, ariko izo ndimi bazivugishijwe na shitani, kuko baranza bakanatitira ko nyine ntago ari iby'Imana. Ngo noneho ngo wese ngo ubonye ishyano, ubonye ishyano uko uwo mwanzi wamanukiye. Ariko noneho wajuruwe nawe wasiwe wishime, kubera yuko abaregaga intore z'Imana ajugunywe mu isi. Ntacyo abona aturegaho rero, arega ku ntore z'Imana. Ubu nuwo kuza nyine gukwiza umwuka wa Antikristo gusa. Noneho agakomeza asobanura ukuntu iryo shyano rije riraguye, ni mu byahishuwe rwose. Agasobanura ukuntu noneho ngo ubwo habonetse gukiranuka n'amaraso akabonetse, igitabo kikaba kibonetse, ubwo hari abahiriwe. Abo bahiriwe rero ni abemeye Imana, bakemera no kubabazwa ku bw'Imana, bazira kuko bemeye Imana, ko bemeye guhamya ko Imana ko ibyaha byashize, ko umuntu wese wizeye ko ibyaha byose biba byamuvuyeho. Hanyuma abo ngabo ngo nafite kwemera no guhamya, kandi bafite no guhamya kwa Yesu, ni nabo bafite amategeko y'Imana. Kandi amategeko y'Imana Imana ivuga ntago ari yandi twavuze, ahubwo amategeko y'Imana ngaya. Rimwe Yohana wabyanditse rundi yarabisobanuye. Yavuze ko yabyanditse muri rimwe urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:23. Yavuze ngo itegeko ry'iri yari gushikisha abantu amategeko tureba, ngo nuko mwizera uwo yatumye, hanyuma mugakundana. Kwizera ubwabyo biguhesha gukundana, kandi kwizera wakurikije amategeko nibarane yose, ko wubashye n'Imana. Gukundana wakunze abantu bose, ubwo ya mategeko yandi kwica no gusambana n'iki niba bikirimo. Ubwo ro kwizera bizaguhesha n'ubundi kubahiriza iby'Imana yavuze. Uko nguko niko kuba rero ufite guhamya kwa Yesu kandi witondera amategeko y'Imana. Kwitondera amategeko y'Imana ni ukuba ufite kwizera, kandi kuguhesha gukundana. Byahishwe nabyo Yohana yanditse 12 ku murongo wa 7 kugeza ku murongo hari wa 17. Ikiyoka cyarakariye umugore ari we torero, kiragenda ngo kirwanya abo mu byaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bitondera amategeko y'Imana. Abitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, nari maze kubasobanura. Twe kubisobanuza umunwa gusa, ahubwo twabisobanuje ibyanditswe, yuko nanone urwandiko Yohana yanditse igice cya 2:20, igice cya urwandiko rwa mbere igice cya 3:23, havuga yuko iteko ry'Imana niri ryonyine, ni ukwizera umwana wawo Yesu Kristo, mugakundana. Nibyo nta kindi. Kwizera umwana wa Yesu Kristo mugakundana, ubwo usohoje amategeko Yesu usabwa. Nicyo ngicyo. Abigisha amategeko yasohoye rero, icyo ngicyo rwose ntabwo ubwo nabona Antikristo, kuko bimo bararwanya ibyo Yesu yahishuye. Rero nagira ngo mbashimire kubw'ijambo ry'Imana ritambutse, Imana yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo abantu bave mu rungabangaba, bamenye ko Antikristo ari umuntu wese utemera ko Yesu ari Kristo, utemera ko Yesu yabaye umucunguzi, wa muntu ujya kwigisha izindi nyigisho zo gutera abantu ubwoba, aho kugira ngo babahe inyigisho zihumure ko Yesu yabacunguye. Nibyo urakoze, natwe turagushimiye cyane, ndetse ku ijambo ugejeje kuba dukurikira, twizera ko badategereje noneho Antikristo nk'ikinyamaswa gifite amahembe, cyangwa se ngo bamutegereje mu ikarita ya tapendigo, cyangwa se mu irangamuntu, cyangwa se mu bundi buryo bwose bajya bababwira bati mu mubare runaka, ahubwo nk'uko ubisobanuje ijambo ry'Imana, Antikristo yaraje kandi arakora. Ikimuranga nyine ni ukuhakana umurimo Imana yakoze muri Kristo. Bwa mbere guhakana Kristo mu mubiri, hanyuma guhakana Kristo mu mubiri
si ibyo gusa no guhakana nyine icyo Imana yari igambiriye itanga Yesu ko kwari kugira ngo akize abantu be ibyaha byabo nk'uko n'ubuhanuzi bwabivugaga. Mu by'ukuri rero umuntu wese uhagarara agahamya ko Kristo atadukuyeho ibyaha, akavuga ko nta mukiranutsi ubaho, ngo n'uhari bwira 17:70, nubwo yabakora ibitangaza bimeze bite, nubwo yabahanura ibintu bigasohora, ariko atemera gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kubonerwa muri Kristo Yesu kandi ku buntu, uwo ni umukozi cyangwa se akoreshwa na Antikristo. Uwo Yesu yavuze ko azavuga ngo sinigeze nkumenya. Urakoze cyane. Nubwo bikoraga mu izina ryanjye. Abantu rero bagenzure barebe nimba batarayobotse Antikristo kandi bazi ko bayoboka Kristo. Barebe hadashingiye ku nsengero nziza bajyamo, hadashingiye mu by'ukuri ku mirimo myinshi bakorera mu izo nsengero, barebe bigenzure mu mitima yabo niba batarakiriye gukiranuka kuva ku Mana kwazanywe na Kristo. Mu by'ukuri bayobotse ntago ari Kristo, ahubwo ni Antikristo. Kuburirimba Yesu ukavuga ko amaraso yakogeje ibyaha, ariko ugahindukira ukavuga ko ukiri umunyabyaha, mu by'ukuri uwo ni Antikristo. Nuko azi kwishushanya no kwiyoberanya, akigira ndetse nka Kristo ubwe, kandi ari Antikristo ugamije kurimbura benshi. Hunga rero wowe bigishoboka, hunga umujinya uzarya abanyabyaha, ahubwo uhungire kuri Kristo ukiza abantu ibyaha bagahinduka abakiranutsi kandi mu buryo bw'iteka ryose. Iyo mwizeye ko ibyaha byose byabazwe kuri we, ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, ubwo urokotse Antikristo. Kuko abantu baboheye aho ngaho muri ako kayobe ko muri Antikristo, kandi muravuze ngo Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri niko kuzababatura. Ukuri ko kwagaragaye. Nibave muri ibyo ngibyo bajye mu kuri, bamenye ko uwemera ko Yesu ari we kore ari Kristo, ni utazabarwaho ibyaha. Nibyo Imana ishimwe. Dushimiye n'Imana iyo yaduhaye Kristo kugira ngo adukorere ibyo tutari kubasha kwikorera, aduheshe gukiranuka tutari kubasha kwibonera mu mbaraga zacu. Hanyuma ariko tunayishimiye ko yadushoboje kugira ngo dutambutse iki kiganiro. Hanyuma dushimiye n'abakunzi b'ibiganiro byacu badukurikiye, tubashimiye umwanya wabo batanze, ariko turiza tudashidikanya ko batahombye, ahubwo ko bagize inyungu nyinshi, bamenye Kristo ukuri, n'abari bamuzi bakomeje kumwishimira ndetse no kurushaho kumusobanukirwa. Amahoro y'Imana rero abane n'abizera Kristo bose none iteka ryose. Amen. Amen.